kugerayo n'amatike menshi ukoresha ikindi cyakaye no gucumbika ntago babikoroheye n'umuryango wawe kuba hafi kuba wenda n'ugiye mu bitaro kuba baza kureba uburyo waramutse nabwo ntago babiboroheye ariko iyo uri hafi yo mu rugo bitobere hafi yo mu rugo kuzakura biroroshye no kukuzanira ingemu abari ibintu bikoroheye cyane. Iriya nyubako ije kudufasha kugira ngo dutange serivisi nziza cyane mu serivisi zijyanye no kubaga. Ubu rero turizera yuko tugiye kuzamura urwego rw'imitangire serivisi muri ubwo buvuzi, bikaniyongeraho no kugabanura ibyavunaga abarwayi cyane nk'abarwayi tutabashaga kuvurira hariya mu bitaro bagomba kohereza i Kigali. Tukaba dufite icyizere yuko nyine tuzagabanya umubare munini cyane muri abo barwayi bakenera koherezwa i Kigali kuko twabonye noneho aho gukorera heza harimo n'ibikoresho bigezweho. Murakoze cyane. Inyubako tumaze gusura ni inyubako zitangirwamo serivisi zo kubaga. Kuvuga hari igice kijyana no gusuzuma, hakabamo igice cyitwa minor surgery, no kuvuga kubaga indwara zoroshye. Hanyuma hakaba n'ikindi gice cy'ibagiro rinini cyangwa se major surgeries, ibyumba bibiri. Ibindi bice mwabonye na abarwayi bavuye mu ibagiro baruhukira mu gihe batarakanguka. Ibindi bice biri inyuma ni bice bifasha izo serivisi, aho bogereza ibikoresho naho bibikwa, n'ibice birimo aho abakozi bakorera. Ikindi gice twasuye rero kiri muri iyi mirimo ni ahazabera ahatangirwa ubumenyi, ni icyumba cyo kwigishirizamo. Dufite abanyeshuri ariko dufite n'abaganga baba bakeneye kwiyongera ubumenyi umunsi ku wundi. Igice cya nyuma twasuye ni igice cyo gukanguriramo abarwayi b'indembe kurushaho, aricyo bita ICU cyangwa se kinafatanye n'icyo bita HDU. Ibi byose rero imirimo nk'uko mumaze kuyibona ni imirimo tumaze kwakira, twubakiwe ku bufatanye na Operation Smile. Ni abagira neza cyane biyemeje gutanga serivisi z'ubuvuzi, cyane ubuvuzi bw'ibibare n'izindi ndwara zimeze nk'izo ngizo, gufatanya na Minisiteri y'Ubuzima n'Akarere. Ibikoresho byinshi mwabonye bijyana nyine no gutanga serivisi zo kubaga, harimo ibyo mu isuzumiro, hakaba n'ibyo muri minor surgery, n'ibyo muri bya byuma nababwiye, hamwe n'ibitanda abarwayi baryamaho barwaye. Dutangira umushinga twabaraga hafi miliyoni 240, ariko byagiye byiyongera biterwa n'indi mirimo yindi yagiye yongera. Ubwo yararenze. Ibi bitaro byajyaga bigira umubare munini w'abarwayi bakeneye serivisi zo kubagwa, ntibazihabwe kubera aho twakoreraga hisanzuye, hatanuje n'ibyangombwa. Ubu rero igisubizo cya mbere ni icyo ngicyo. Abarwayi bakenera serivisi zo kubagwa twajyaga tugomba kujyana kure, cyane i Kigali no na Musanze. Rimwe na rimwe ntabona serivisi nyine kubera ko n'ibyo bitaro bifite abandi barwayi. Rero turizera yuko umubare w'abarwayi batabonaga iyo serivisi uzagabanuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikijyanye na standard.
ubuziranenge bwahatanye bwa serivisi nabwo ntabwo bwari bwuzuye, niyo mpamvu nyine twatangiye imirimo kugira ngo tubuzamure kuko tugire inyubako n'ibikoresho bijyanye n'igihe. Ubwo rero turabira mu buryo bubiri, turareba standard y'ibyo twakoraga tukanareba naho gukorera bwaho bwiyongera. Kuri uyu munsi w'amateka mu buzima bwacu mu bitaro bya Gisenyi, aho twafungiye ku mugaragaro igice cya serivisi ya chirurgie cyangwa surgery. Iyo tuvuga kubaga bikana umuntu ariko ni ukubaga nyine mu Kinyarwanda. Ariko abaganga ejo isaha yine nibwo nije n'abatwari bagiro baramfasha baranganiza bagira morale bagira ati numva uko bimeze. Ni kimwe mu byamfashije uyu munsi rero guhera ku isaha y'usaa yine kugeza ku isaha turiho biratangaza n'umuryango wanjye nta gifuko cy'igifuko wabivuga mu gitondo kandi amurebye nta n'uwanagiye wese ugishoza mukareba aho ari. ubwo rero abaganga nanjye ndashima cyane abakozi b'Imana ndetse no kuba abaganga abandi bakozi b'Imana bambere nabonye nkurikije bamubere n'ibakora bagenzi banjye, Imana ibahumurije. Ongera agashimira n'umuntu n'abayobozi baduhagarariye bakora ko hari ahantu dukeneye kubiriya kugira ngo abantu baraza kwifasha ntabwo abikoreye nabyo ntabwo byaba byiza. N'izindi magambo rero mumfashe shimira abaganga n'abayobozi bose bari aha ngaha ubundi murakoze. Bagezweho muri iyi minsi mikeya mu nyubako nshya y'ibagiro, nanjye gusa uko mbivuga turabivuga uko nguko, ariko munyemerere bakire kandi bashimire. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burabashimira Minisiteri y'Ubuzima uburyo idahwema kuduha abafatanyabikorwa batuzanira ibikorwa bitandukanye mu gukemura ibibazo bibangamiye serivisi z'ubuvuzi. Nk'uko tubizi twese, serivisi z'ubuvuzi kuzubaka n'urugendo, ariko turashimira intambwe imaze kugerwaho by'umwihariko mu karere kacu. Dufite ibitaro bimwe biri ku rwego rwa district, ariko urugendo turimo kugenda turifuza ko buri bitaro bijya ku rundi rwego. Ngira ngo tumaze iminsi tubiganira, turi no mu rugendo rukomeye rwo kwimpuruvinga cyangwa se kuzamura karite y'ibikorerwamo, kandi intambwe yateye iratanga icyizere cy'uko bizakomeza bityo. Munyemerere rero nshimire by'umwihariko Operation Smile kuri iki gikorwa mwadukoreye. Mu by'ukuri ntabwo iyi serivisi yo kubaga ntekereza ko ibitaro bya Gisenyi byari hasi y'ibindi bitaro biri mu Rwanda hose. Kuba rero mwarahisemo kuza kuvugurura iyi nyubako no gutanga serivisi zindi muduha zo kudusangiza ubunararibonye n'ubumenyi mu bikorwa by'ubuvuzi, nagira ngo rwose nk'umuyobozi ubifite mu nshingano ufate uyu mwanya w'umwihariko mbashimire kandi nsaba abaranga kumfasha uri kugunayizinga ibyo bikorwa. Mboneyeho kandi gushimira abakozi b'ibitaro bya Gisenyi. Ni ibintu bitangaje mukora,
n'umurwayi yabigaragaje twahoze duseka hariya ni sikamu n'iki kubona umuntu babaze ejo nta gipfuko nta kiri aravuga neza aho bamubaze hakagombye kuba hateje ikibazo mu kuvuga nibura ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragara ko bamubaze muri abahanga ariko ubuhanga bwanyu ni ukuri nifuza ko bwajya bubabyarira ibyishimo bihoraho ubwo twashimye n'abavolonteri baje kwifatanya natwe mu gukemura ibyo bibazo bariya abantu mwabaze mu cyumweru kimwe washyize kuri gahunda isanzwe y'ibitaro ntabwo bishoboka ndabizi neza ko bitakunda so rero ni umugisha kubagira kandi tubashimira ko namwe mwigomba byose mukanahitamo ibitaro bya Gisenyi kuza kuduha uwo musada imibereho myiza y'abaturage biba mu nshingano za buri wese ariko biba bigaragaza ko nibura abanyarwanda n'abafatanyabikorwa twumva neza intego z'igihugu cyacu zo gushyira umuturage ku isonga navuga ngo ni nk'ikimenyetso dushaka gukora kuri Operation Smile tubashimira mu by'ukuri uburyo aho muzajya mugenda uko muzajya mubona muzajya muvuga ngo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'ibitaro baradushimiye ni ikimenyetso cyo kurikognayinga nagira ngo ndashimira cyane rero Operation Smile umufatanyabikorwa wacu wa Minisiteri y'Ubuzima iyo dushima abafatanyabikorwa bacu cyane dushima yuko abenshi cyangwa se abo dushima cyane ni abajya mu murongo w'igihugu kisana nka priorite cyangwa se iby'igihugu kibanza gufata nka mbereho ibindi. Operation Smile batangiye kuvura ibibari kuvura n'ibindi bibyimba ariko bongeraho no kuvuga ngo ntabwo bihagije ngo tujya kubaga ariko tugasanga ahantu hari inyubako nkeya cyangwa se aho babagira hatameze neza ari standard birakwiye ko n'iki tugishyira muri priority kubishyiramo rero byahuje natwe na priority ziri muri health sector strategic plan ya 5 ni nayo mpamvu bitworohera kuba turi kumwe nabo mu byo bakora ubu yaba ari za training za mentorship ntabwo mwari kutubona hano ariko dushima yuko mushyira priorite mu byo natwe tubona bishobora kugirira umuturage akamaro maze umuturage akaba ku isonga. Professor Faustin arimo avuga ku bigendanye na indikateri tureberaho yuko turimo tugeza umuturage ku isonga koko harimo gap nyinshi cyangwa se aho tutaragera ariko twifuza kugera. Icya mbere tuvuga ngo twacirinze yuko umuturage yashobora gukoresha amasaha 2 akagera aho bashobora kubona serivisi zo kubaga. Ni cyiza cyane kuko hari ibindi bihugu bitari byahagera ariko u Rwanda murabizi ko twebwe tweminga twiha intambwe ndende yo gusimbuka. Amasaha 2 ubundi ntabwo byakabaye bikwiye ahubwo why not iminota 30. noneho umuntu niba akeneye kubagwa niba akeneye kubona serivisi zo kubagwa bikajya hasi y'amasaha 2 bikaba iminota 30. Ubu ngubu iyo turebye ku maserivisi zitandukanye atari ukubagwa gusa ubundi standard ni uko byibuze umuturage yaba akoresha byibuze iminota 30 ngo agere aho abonera serivisi ubu tugeze ku minota 47 umuturage kugira ngo agere ahantu yabonera serivisi ariko turikihuta kugira ngo byibuze tube twagera ku minota 30. Nayo mpamvu mubona hari amavuriro y'inzego mu health post tugenda tuteza imbere kugira ngo akore neza hafi y'utugari n'abajyanama b'ubuzima bakore ariko nanone bigahuzwa no kugenda tureba ireme rya serivisi dutanga.
iyo tureba testimony cyangwa se ubuhamya bw'umurwayi wavuriwe hano uyu munsi tukaba twicaranye hano, ni vice mayor arimo avuga ngo twarimo bavuga ngo ni scam. Izi nizo scam dukeneye, izindi ntabwo tuzikeneye. Byibuze iyi scam yo twayemera yo kuvuga ngo yabazwe agiye kujya guhita ajya guhinga ejo, nizera nashidikanya ko wameze neza, kandi twizera ko ni quality rero turimo dushaka kugeraho, aho umuntu ashobora kuvurwa umunsi akubagwa ejo agahita akomeza akazi ke, cyangwa se twemera ko ashobora no kuvamo akomereza kujya mu kazi ke. Ibyo rero bituma tugabanya burden ku bitaro, ndetse tukanagabanya cya gihe umuntu amara adakora, kuko ibyo nibyo bigenda bigabanya iterambere ry'igihugu. Mutekereze niba umuntu yavunitse cyangwa se afite ikibazo cyo kubagwa babara ari mu buriri, ni nkawe ushinzwe famiye, niwe famiye igenderaho, akamara iminsi 5 cyangwa se ibyumweru 3, harimo n'abamara ukwezi, amezi angahe adakora. Deja famiye yose bigiye mu murongo w'ubukene, kandi nanone uko bigenda bitinda ushobora kuva ku gisekuru cya mbere ukajya ku gisekuru cya 8, wa muntu agenda ateza ubwo bukene ndetse abugiteza n'igihugu. Ni ukuvuga ngo idolari rimwe wakwinvestinga kuri infrastructure cyangwa se kuri surgical services zishobora gutuma zigabanura kuri burden cyangwa se disability zari kuzateza ku murwayi ndetse no ku gihugu muri rusange. Nanasaba ko ubwo dutangije iyi gahunda yo kongera serivisi ya kubaga ndetse na ICU, saba ibitaro ngo bijye no muri terms ya research, kuvuga ngo se aho tuboneye iyi nyubako tugatangira kubaga muri salle d'open 5, ni iki byagabanuye kuri kubyo twakoresha, cyangwa se n'iki byafashije umuturage, tugakora nyine ko financial cost impact ya wa muntu cyangwa se ya bya bindi mwakoze, kubyo twavuga ngo igihugu cyasevinze amafaranga nayo. Ibyo birafasha rero, byatuma n'undi muntu wese wifuza kuba yatanga umusanzu mu kubaka igihugu mu buzima bimworohera kubona ko harimo benefits yo kugira ngo afashe umuturage. Ikindi twabonye ni indicator yindi ya kabiri igendanye na surgical volume, cyangwa se abantu tubona za pending cases nyinshi, ndetse biri mu byo twavuganye tuvuga ngo ni gute twakwihutisha tukabona salle d'ope menshi yatuma tubona n'uko twigisha abaganga ndetse no ko twanavura abarwayi. Tugeze ku 780 nk'uko yabivuze, ariko twavuye kure muri 512 muri 2013, ntabwo ari kera cyane. Ubu niho tugeze 2022 twari mu 1032. Bivuze ngo rero ko dukomeza twihutisha kongera za nyubako, kongera ibikoresho, kongera umubare w'abaganga babaga ndetse n'abatera ikinya. Ubu ngubu standard ivuga 20 mu 100,000, kandi twe turacyari hasi, ariko ya gahunda yo kongera umubare w'abantu gukuba 4 inshuro enye ndetse no kureba ireme y'abantu biga bishobora kugenda bidufasha kugenda tugira aho tujya. Tujya tubona za ambulance ziva Gisenyi, Ruhengeri, Kigali, ariko iyo twakoze nk'ibi tuba tugomba no kwiga icyo bita KPI, Key Performance Indicators. Uyu munsi niba mwatransfereraga nk'abantu 100 ku kwezi, uvuge muti let's aim yuko byibuze mu kwezi gutaha tuzajya tugira nk'abantu 20 bonyine, abandi tubafashiriza hano. Munarebe kesi zituma mutransfera i Kigali, dufatanye kugira ngo byibuze umuturage abone serivisi ahari hafi, ndetse binafashe yuko yegera famiye, binafashe yuko akira kare kubera ko aba yitaweho, ndetse binafashe muri byose.
nibuka turi hano muri mu kwa 12 ku itariki enye twaje gutera igiti hano ku bitaro, nibwo twasuye inyubako tubona yari ikiri hasi, ntabwo wabonaga ko bakiri kubaka, tubona basi amezi 3 bizaba birangiye. Ariko once we call Prof and country director aratubwira ati nimugire ikibazo bizakoma, ndetse mbashimira operation smile muri flexibility mugira, tubasaba ngo byibuze mushyiremo na room ya ICU HT. Mwarabyumvise kandi ni ikintu cyiza cyane kuba wabaga hanyuma warangiza kubaga ukagira complication, umurwayi akagira ikibazo ariko bikaba ngombwa kumujyana none i Kigali. Ntacyo bumufashije cyane, ariko ubwo hagiyemo n'iriya nyubako yindi yo gushyiramo abashobora kugira ikibazo, nabyo birafasha muri serivisi zindi zisanzwe kugira ngo dufashe abarwayi. Icyo Basimeye yavuze cya structure ni ubundi akenshi iriya twari dufite yagomba kuba implemented mu myaka 5, turi kurivarizinga ngo turebe ko byibuze yagenda na realite, kuba mufite abaturage zimwe mu 520 kuzamuka, byerekana need, kandi nk'igihugu cyahaye intego kuba medical hub tourism cyangwa se kuri gicumbi cy'ubukerarugendo mu by'ubuganga cyangwa se mu by'ubuvuzi, mwegereye n'ahantu hashoboka ko ari ngombwa ko dukorana bya hafi, twongera serivisi ndetse tukanareba za accessibility kugira ngo dufashe abaturage ariko nanone n'abaturanyi muri rusange. Turakomeza rero gukorana muri byinshi, ndetse Minisiteri y'Ubuzima turakomeza gukorana namwe n'akarere, cyane cyane ku birebana n'ireme ry'ubuzima tukabikoraho, ariko akarere ku bijyanye na accessibility, imihanda, kugira ngo abaturage bagere ku mavuriro bameze neza bihuse, nabyo hari icyo bigabanya muri ya masaha Prof Faustin yavuze, ibyo bidufasha twese mu kuba serivisi nziza. Kandi dushima muri rusange abakozi b'ibitaro bya Gisenyi ko mwakoraga ahantu hatari standard, ukaba mugiye kwa upgradinga, tubasabaga mu gumye kunoza serivisi mufatanije n'ubuyobozi bw'akarere, kandi natwe turakomeza kuba hafi kugira ngo turebe ko ibyo mwagaragaje bibangamiye kugira ngo serivisi zitangwe twese dufatikanye. Ndabifuriza rero umunsi mwiza, ndetse no gukomeza gufasha abo dushinzwe kureberera maze umuturage akomeze kwisonga. Murakoze.